Iyo kipe yindi yadutsinze ibitego 4-2 ariko muri 2 mu kipe bandimo natsinze igitego. Nibo bwa mbere nari nsinze igitego. Ugereranyije uri nko mwizama mu igihe cyose wahereye ukina waba waratsinzwe nk'ibitego bingahe? Ese hari igitego waba warakuyemo nka penalty byibuze? Yese ko bankubitaga ibyo hejuru nabasha gushyikira. Bansinze ibitego byinshi cyane ntago nabibara. Nta n'igitego nigeze mfata. Baranimaga kugira ngo batere uwo hasi kuko nsanzwe ndi hasi bakamanika iyo hejuru ntashyikira. Igitego kigahita kijyamo. Bivuze ngo ikipe yawe yaragutenguhaga yagushyiraga mu izama kandi ibona n'undi hejuru ubudahari uba wibereye hasi. Ariko nanjye iyo bankubita imipira hasi nayivanagamo. Babonaga iyo hasi nyivanamo nikubitaga gutya nkayivanamo. Nkikubita hano nkayivanamo. Terekura mu tipe tumutera iyo hejuru. Akazaba bamanika hejuru. Kuva uwo munsi uhita ureka gukina umupira w'amaguru? Umupira w'amaguru nese mbyihorera nongeye gukina nk'uyu mupira turi mu marushanwa y'abakozi bo mu rugo. Twakiniye Kivugizi icyo gihe ariko nabwo ikipe ndimo barayitsinze. Ya hello my people, this is Bando Life TV. Reka mbasuze kandi mbifurize gukomeza kumererwa neza aho mugiye muherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Je ndi Mr Bando nkuko mumaze kubimenyera. Mu kiganiro mba ndi kumwe n'umuntu tugiye kuganira, ngira ngo murabibona kunyakira amashusho zanyu. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Ndi kumwe n'umutumirwa, ndi kumwe na Maître Zovu, mwakunze muri benshi ndetse abenshi mugiye munamuzi, abenshi ni abafana be. Uyu munsi mwadusabye kenshi kumuzana hano kuri Bando Life TV. Muri kano kanya reka tumuhe ikaze. Murakoze. Tuguhaye ikaze kuri Bando Life TV. Murakoze. Amazina yawe watangira wibwira abadukurikiye, ubundi dusanzwe tukumenyereye ku izina rya Maître Nzovu, ubundi amazina yawe ni ayahe? Okay, murakoze kumbaza icyo kibazo. Njye nitwa Bahizi Venuste ariko musanzwe muzi mu yandi mazina yo gukina filime. Hari Nzovu nyine, hari Maître Nzovu, n'andi menshi cyane ariko ayo mazina uko ari abiri niyo ngize umustar cyondi cyo kugeza ubu. Ndagira ngo utubwire kuri ayo mazina. Ayo mazina niyo ari mu irangamuntu, ese dusangiza amateka y'ubuzima bwawe? Okay. Amateka y'ubuzima bwanjye, ngewe ndi umugabo, ndubatse, mfite abana 4 n'umugore umwe, ariko nkaba mvuka mu muryango w'abana 7, 3 baje kwitaba Imana, hasigayeho 4. Ni ngiye mfura yo mu rugo, tuvuka turi abahungu 2 n'abakobwa 2. Papa yitabye Imana, hariho umukecuru wanjye. Wavukiye hehe? Wavukiye mu kahe karere? Ngewe ababyeyi banjye bakomoka i Nyanza. Ubwo nanjye iyo ababyeyi bawe aho bavuka niho nawe ubuvuka, ariko ngewe mu rugo babaga i Kigali. Ngewe navukiye mu karere ka Nyarugenge, cyahoze ari segiteri ya Muhima. Niho navukiye ariko dukomoka i Nyanza, ariko ubwo nibwo navukiye mu karere ka Nyarugenge ariko ndi umunyenyanza kuko niho ababyeyi banjye babarizwa. Tugenda tukubona ahantu henshi, wabaye umustari muri sinema nyarwanda, uri umuntu uzwi cyane. Ubundi igitekerezo cyo kwinjira muri sinema nyarwanda cyaje gute? Ese cyatangiye ryari? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Kwinjira muri sinema nyarwanda urebye nayinjemo muri 2006. Buriya umugabo bita Kanyombya ni umuntu w'inshuti yanjye cyane, twari duturanye i Gikondo aho nabaga mbere. None ubwo aza kunganiza ambwira se boss wacu uko yadutumye umukinnyi gukina gutya mugufiya, ushaka gukina role ari umupasiteri ntiwabishobora. Ndabwira ngewe nabishobora. Ubwo abahamagaye boss wacu aramubwira ati wa mukinnyi namubonye. Boss amubwira reka tuze kubonana saa 12 boss turabonana. Ahita mpa role zanjye, ahita mpa impapuro zo gusoma kwiga iriya filime. Mbese twanakinya iriya filime igoranye cyane kuko twafataga mu mutwe, ugasanga gufata mu mutwe biratugoye cyane, mbese byatugoye cyane, ariko n'igitabo baduhaga
ubwo dutangira gukina filime bitaranira kubaho, twatangiye kuyikina muri 2006 nyizaniyemo na Kanyombya. Ubwo ariko iyo filime yari ndende kuko yari igizwe n'episode 15. Ubwo episode 15 ariko ni ndende, yajyaga kuri DVD yose. Iriya filime yamaraga amasaha nk'anu yireba. Iriya filime twayikiye muri 2003 isohoka muri 2007. Ubwo urumva rero ni twebwe, urebye ni twebwe bambere muri filime muri sinema nyarwanda, kuko abandi baje nyuma, abo bita ikigeragezo cy'ubuzima cyakinwaga na ba Paul n'abangenza, ariko mbone kuvuga ngo Paul Imana muhirukure dashamo kuko no umusitari utakiturimo, sibyo? Ariko bangenzi bo barimo, tuba turi kumwe isaha n'isaha, n'abitwa ba Fabiola, ba Rosina Ryogira Amata, abo baje nyuma rwose ni twebwe bambere. Ni ukuvuga ngo Kanyombya niwe watumye winjira muri sinema nyarwanda, nawe usanga ufite iyo mpano wari usanzwe uyifite, warabuze aho uyigaragariza cyangwa wayiyumvisemo Kanyombya aguhamagaye? Okay, ngiye burya mu bintu byose mvugisha ukuri. Ubundi mbere nakundaga umupira w'amaguru, ko ndibuka kira ku ishuri twakinaga karere niga hara ku Muhima, nakunda umupira kuko ndibuka rimwe nabanje kuzankina ndi mwizamu. Ariko kera bamanikaga nta mitambiko bashyiragaho rimwe na rimwe, banyeraga amashoti nakwitera gutya igitego cyagiyemo. Abese kuko baza bahora bantsinda ibitego nka 30, ni basket se ni volley ni ibiki, ari wakina imbere imbere nabwo bakanshinga rero ngiye nkaza mita nikubitaga hasi buri kanya ntabwo nibi nabyo ntabwo bishobotse. Ubwo ngiye gushiduka ndi muri sinema nyarwanda, ubwo iby'umupira wundi numvaga ko nazakira muri za Rayon cyangwa n'izindi kipe zari icyo gihe, ariko umupira waje kunanira. Nari umunyezamu ariko bamubitaga amashoti, umupira ukanshayisha ngo igitego cyagiye mu rubita, igitego cyagiye mwabwese kuko ko mwambwe ngo ni ntanga abagabo kuko cyane mitambiko bashyiragaho. Iyo wagiraga gutya nkwitere hejuru igitego kikakunyura hejuru, ngo cyari igitego, nabyo birancanga. Ubwo ariko nkomeza ukunda sinema nyarwanda, nanjye mpita nyibonamo rero. Betereza tugarutse kuri ako kantu ko kuba warakinnye umupira w'amaguru kashekeje cyane, waba hari igitego wibuka waba waratsinze nk'ikipe yawe ikagira ishema kuri uwo munsi? Igitego natsinze ntabwo nagitsinze nkiri mu mashuri niga, nyuma ngiye buramvugisha ukuri nta kazi ntakoze, nakoze akazi ko mu rugo ngakoze. Ni twebwe abantu ba mbere bashyizeho association y'abakozi bo mu rugo, ko icyo gihe ndibuka hari habaye umunsi mukuru w'abakozi, natwe nubwo twakora akazi ko mu rugo twagaze nkaho turi abakozi, twakoteje amafaranga tujya kivugiza, dukina umupira turahura. Icyo gihe ndibuka natsinze igitego da, iyo kipe yindi yadutsinze ibitego 4-2, ariko muri 2 mu ikipe ndimo natsinze igitego. Nibo bwa mbere nari nsinze igitego. Ugereranyije uri nko mwizama mu igihe cyose wahereye ukina, waba waratsinzwe nk'ibitego bingahe? Ese hari igitego waba warakuyemo nka penalty byibuze? Yese ko bankubitaga ibyo hejuru nabasha gushyikira, bansinze ibitego byinshi cyane ntago nabibara, nta n'igitego nigeze mfata. Baranimaga kugira ngo batere uwo hasi kuko nsanzwe ndi hasi, bakamanika iyo hejuru ntashyikira, igitego kigahita kijyamo. Bivuze ngo ikipe yawe yaragutenguhaga, yagushyiraga mu izama kandi ibona n'undi hejuru ubudahari uba wibereye hasi. Ariko nanjye iyo bankubita imipira hasi nayivanagamo, babonaga iyo hasi nyivanamo, nikubitaga gutya nkayivanamo, nkikubita hano nkayivanamo, terekura mu tipe tumutera iyo hejuru, akazaba bamanika hejuru. Kuva uwo munsi uhita ureka gukina umupira w'amaguru? Umupira w'amaguru nese mbyihorera, nongeye kuwukina nkiri umupira turi mu marushanwa y'abakozi bo mu rugo, twakiniye kivugiza icyo gihe, ariko nabwo ikipe ndimo barayitsinze. Tugarutse inyuma ho gato, watubwiye ngo uri umwe mu batangije association y'abakozi, wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Icyo gihe nari ndi nko muri 20 n'ingahe, yari nka 20 kanumve. Jenoside yabaye mfite 21 icyo gihe. Akazi nagakoze nyuma ya jenoside nko muri za 97,
mba hari i Nyamirambo. Ubwo urumva nari ndi nko mu myaka hafi nka 30 da 29 aho ngaho. Kuri ubu ufite imyaka ingahe? Iyo mfite ubu se abazi ubwenge nabo bareba icyo gihe barebe n'iki gihe, kuko ngiye mvuze imyaka mfite wazatuma abakobwa banyanga. Nazatuma abakobwa bakanga. Wambwiye yuko ufite umugore n'undi, ese umugore wawe mumaranye imyaka ingahe? Se mufitanye abana bangahe? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Umugore wanjye namushatse 2009, byumva nawe umusitari ngezweho. Ya filime bitana kubona kubwiraga yari imaze nk'imyaka 2 ihitinga igira ite, abadije bacuruza bagira batesede bayigurishaga bitanu. Ni filime yari ikunzwe. Nanjye ubwo umukobwa umugore wanjye mba ndamubonye turakundana. Urumva tumanye imyaka gwa 2009, dufitanye nk'imyaka nka 14 tubana. Ariko kugeza ubu ngo umugore ntago turi kumwe. Umugore ntago muri kumwe, ako wenda turaza kukagarukaho. Uwo mugore mutakiri kumwe mufitanye abana bangahe? Ese umukuru afite imyaka ingahe? Dufitanye abana 4. Umukuru muri uku kwa kane ku itariki 21 azuza imyaka 12. Urambwiye ngo umugore ntago mukiri kumwe, ese abo bana niwe muri kumwe cyangwa bari kumwe na mama wabo? Bari kumwe na mama wabo. Wadusangiza icyatumye utandukana n'umugore wawe? Biragaragara ko umugore wawe ashobora kuba yari mwiza, kuko kuba yaragukunze uri umusitari bivuze ko muri icyo gihe wari ukunzwe cyane, ni nabwo wabonyemo umufasha wo gukunda muri icyo gihe. Ese yaba ari iyihe mpamvu yatumye mutandukana? Bivuze koko umugore wanjye ni mwiza, ni umukobwa wanyweye amata. Urabona mu Mutara haba amata haba inka, sibyo? Ariko icyatumye dutandukana, ngewe umugore wanjye ni umurokore, asengera muri ADEPR, ajya muri ibyo mu butayu kanyarira hehe, kandi ngende umugaturika. Burya abagatulika twinywera icupa bye. Urabona mbere ya Covid twararyoshyaga, nkajya muri Ajasi kwa Desire nkibyinira, nkajyaho Sun City Nyamirambo nkibyina, nkajya hehe nkajya KBC kiriho, KBC nawe nkajyaga kwibyinira. Bikangwa ko ngeza na mu gitondo nataha umugore akaba ngo mvuye mu ndaya ngo ibiki n'ibiki ngo nanywe n'amayoga. Mbese ibyo bintu ntabwo yakomeje kugenda byihangana. Nashidutse mbese agiye ambwita ngiye ndigendeye, uzazumenya abana bawe utwishyuye n'inzu nta bindi. Kuko nawe afite akazi yakora ibiraka, ariko ibyo bintu mu nshingano z'umugabo nibyo ndabikora. Ariko mfite icyizere yuko isaha n'isaha umugore dushaka kuzasubirana. Uri mu nzira yo kumugarura. Ese wagerageje kumwumvisha yuko ibyabaye bitari biguturutseho? Ese mu byo yagushinjaga koko utinze nta kindi yagushinjaga muri ibyo? Nibyo gusa byatumye mutandukana? Nibyo ngibyo nta bindi. Ntago yaba yaragufatanye n'undi mugore, dore ko buri abagore bafuha cyane? Ibyo nari mbyibagiwe. Hari inda bita Alisa ya Sodoma, nayo mu bansenyeye nayirimo. Nubwo ndanasenyewe n'inzoga narisoye yaransenyeye. Yari inda yanjye rwose, tubana n'umugore muha amafaranga mvanye i Burundi arya, nayo muri Metro Nzovu bamembaga ko Metro Nzovu n'imite kontara niyo yariririye. Ntayamuha yose amwe akanye bakagira ati mu bansenyeye Alisa nawe arimo. Bivuze ngo wibagiwe inshingano z'urugo, wibagirwa abana bawe, wibagirwa umugore. Muri kano kanya nirihe jambo wabwira nk'umugore wawe wagerageje kumusaba imbabazi? Urakoze. Nagerageje kumusaba imbabazi na bofre wanjye. Ndumva nta n'ukwezi kurashira yaje kutwunga, ariko umugore we ntacyafite umujinya, arabyanga. Aravuga iti, abwira musaza ati uzongera ugaruke, ngiye ndumva bitaramfata neza mu mubiri wanjye cyangwa mu mutima wanjye, wowe uzagaruka. Ariko ngo mbone yo kumbwira ko Alisa twaratandukanye, sibyo? N'inzira yacamo sinayicamo, ngiye mvuge ko ibintu by'uburaya narabiretse rwose mu izina rya Yesu. Aramutse cyane Alisa mu izina rya Yesu, abazimu bashye bagutwike cyo ko inzoga zo nzakomeza nzinywa. Ariko Alisa ndakuretse bye n'umugore wanjye arabyumva. Arabyumva n'ukuri kw'Imana.
aramutse akwemereye yuko musubirana wabyumva gute, wabyakira gute? Umugore wanjye w'abana bane, umugore wanjye ndamukunda, ni ukubera ari ya satani, sibyo, nazaza mwoza ibirenge, nagira gute, namutetesha pa, biba na ngombwa n'inzoga natanze nzireka, yenda nkazaza nimba nanywaga amacupa 5 nkazanywa amacupa 2. Ariko kuyireka burundu ubwo ntibishobora. Kwireka se ko ntarwaye, kandi urumva ndi umugaturika, idini ryanjye sinzarihindura, kandi idini ryacu ritwemera kunywa inzoga, sibyo, kandi muri Bibiliya haranditse ngo kubw'inda yacu yatunaniye tunywe gake, sibyo. Kubw'inda yanyu yabananiye munywe gake, ako gake cyacu cyatunaniye, icyaka gake bari kishe, icyaka kiba ari cyinshi, cyababanye icyorezo. Icyorezo sha bozi abantu bafite ibyanwa byinshi bigera hango se ko ngiye nta bwanwa mfite, iyo bafite cyakwibonera ku bwanwa. Tukiri kuri icyo ngicyo cy'umufasha wawe, aramutse yanze ko mwongera gusubirana, akadutsembera burundu ko atagishaka gusubirana na Maître Nzovu wahoze ari umugabo we, wakora iki? Wakongera ugashaka undi muntu mugakundana, ubuzima bwo kubaho wenyine ububayemo gute ubundi umugore wawe adahari? Ubishobora gute nk'umugabo wamenyereye kubana n'umugore? Ubwo aramutse nimbona abyanze burundu, ariko usibye ko ngiye ntabona ko azabyanga, ariko abyanze burundu, njyewe nta mugore nzashaka, kuko mfite abana 4, sinshaka kuzongera ko abana bazahura badahuje nyina wabo. Ubwo noneho byatuma nongera gusubira hehe mu nda kandi naziretse. Ubwo nimba najya kwiyunga kuri Alisa, nimba ariko nashaka undi Alisa, ntabwo oya, nashaka indi ndaya nziza zirahari, nkaba ariyo mfata, ariko mu Rwanda ntabwo yakwemera ko nsubira mu ndaya. Ubwo azemera tubane, njye sinshaka ko abana banjye bazagira agahinda, sinshaka kuko mfite uburenganzira bwo gushaka undi mugore, ariko sinshaka kireka mbonye wa mugore utabyara, cyangwa wa mugore akaba afite abana nanjye ko mbafite, tukazaza tubaho nta kubyara. Ubwo umusaruro wawe uwuhe hagati aho? Nyine twafata babana, sibyo, wa mugore afite abana nanjye abanjye, asubwo uwo mugore ntiyaba mpenze? Yawe baguhenze. Ubwo se waba uri umugabo ukabana n'umugore mutabyara? Abanjye kandi abanjye mama wari oya, ibyo byose nabivamo. Uzabivemo? Nakurera abana utabyaye. Ariko hari igihe byaba ngombwa kubafasha bisanzwe. Kubafasha nabafasha, sibyo, ariko kuvuga ariko icyo gihe kujya kubafasha be babana batari abawe, wabanza na nyina waba waramugezeho. Reka twigarukire muri sinema nyarwanda. Ubundi sinema nyarwanda uyimaze n'imyaka ingahe? 2006, turi 2022, ubwo ni imyaka hafi 16. 16. Ubona ari iki byakumariye kuba uri umusitari uzwi cyane? Ubona ari iki byagufashije? Icyo byamfashije ni kwandika izina, ngiye mvugisha ukuri. Buriya hariho abantu birarera, nk'umuntu akajya imbere ya televiziyo akaba ngo ngiye nubatse etaje, ngo ngiye naguze imodokari, ngo ngiye sinkodesha, ngo ayo mafaranga yavanye muri sinema nyarwanda. Ntihagire umuntu ugushuka. Abantu bafite amafaranga muri sinema nyarwanda ni abakubwira, ni ba bantu barimo gukina, baba barakiye bafite university, ni ba bantu bafite YouTube zabo, sibyo, ni ba bantu baba bagiye mu byapa barakoze publicity. Abo ndabakubwira bose, mfite urutonde rwabo. Harimo Seburikoko uwafite amafaranga, harimo Bamenya uwafite amafaranga, bose twarakinanye. Harimo Samusure abo twarakinanye, harimo Rosine, sibyo ko Rosine we twari tutarakinana, ariko muri minsi turi kumwe. Hari na filime ndimo gukinamo, sibyo, n'ejo narakinye. Rosine nawe afite amafaranga. Abo bose Rosine yize university, Rosine afite iki, ariko nta kuntu waba warize primaire, sibyo, ngo uvuge ngo uzagira gute, ngo uzakina filime. Ese filime baragwemba ibyo, nibwo bagwemba ibyo 20, sibyo? Ese bagwemba 20, umaze kimwe udakina, ufite abana n'umugore, ayo mafaranga azakumarira iki, sibyo? Ariko nushinga channel yawe ugakora cyane, ugashaka abakinyi, iyo channel yawe ikagira views nyinshi, ibyo bagusabye ukabibona, ntuzazuburaho ako kamiliyoni kamwe cyangwa 2. Ariko ntuzave ngo uzakina sinema nyarwanda
bubaka inzu arabo njya numva ngo bubatse amazu yahese ko ari ukwirarira njya kugira ngo nirarire rero mvugisha ukuri. Birumvikana aho ngaho muri sinema nyarwanda abakinnyi mwagiye mukinana utubwiye amazina y'abagiye bafite amacano yabo agiye atandukanye ari nayo mpamvu bagira amafaranga menshi. Ese ko mwatangiranye ni iki wabigiyeho ni iki uri kubigiraho iyo ubonye bafite cano zabo wowe utekereza iki? Urimo urategura ko wagira cano yawe cyangwa uzakomeza uba umukinnyi wabo bisanzwe? Oya, ibintu byose iyo bikoze wiragiza Imana, sibyo? Imana niyo iguha byose, sibyo? Urabona kugira cano, gufunguza cano ni ubuntu, ariko cano hari icyo bisaba, harimo ubumenyi, harimo kugura kamera, harimo kugura mashini, sibyo? Nta kuntu wafunguza cano udafite ubwo bushobozi ngo uvuge ngo ufite cano yawe. Ubwo rero kubera Imana, hari igihe Imana yampiyo kamera, mba mfite igihe nzahura n'umuterankunga najya kumva, kuko mba mbivuga isi yose iratureba, muri Amerika mbone no gusuhuza abankunda bari i Burayi, muri Australia, abari i Burundi, ndabwira nti peace, Imana igihora ibafasha. Rero sinzabura uwo mugira neza kangwita inzovu, ibyo numvise imyaka bimaze usaba dore ngibi ndabikuremeye, kandi mfite icyo cyizere. Ubushobozi ndabufite bwo gukina, nabo bantu nkubwiye bakina, twarakinanye, ntabwo bandusha gukina, role yose wampanda ikina, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo bo nuko bafite amacano, ntabwo ari ukuvuga amacano barayafite, ntabwo bagikina amafilimi bo, ni ababosi twebwe barimo gukoresha bakaduhemba tukabakorera. Nanjye ubwo igihe rero hagiye kizagera burya baca umugani ngo inkoni ihira igihe rero ntikiragera, kandi ndacyafite ubuzima bwanjye. Abavuga ngo ndashaje sindanasaza kuko hasaza mu mutwe, sibyo? Muri iyi minsi tujya twumva bavuga ngo Maître Nzovu kera yaratwikaga, Maître Nzovu yararenze, Maître Nzovu ntituri kumubona muri iyi minsi, abavuga ngo warazimye wababwira iki muri kano kanya? Reka ngo murakoze kumaza icyo kibazo. Ababivuga ngo narazimye ahubwo nibo bazimye, barebe urwego ndakina bye filime nakinye, nakiye Maître Nzovu cyo kwa Maître Nzovu isa nk'ihagaraho gatoya, ahubwo mbabwire ko Maître Nzovu yagarutse, sibyo? Tumaze gukina episode, turimo gukina dukine nyinshi, no kwa gatanu tuzayikina. Ahubwo mbonera kubabwira ko Maître Nzovu aho yabarizwa kuri Igwe Media ntabwo ari ikiri iri aho bita ku Cyogajuru TV, none ubwo umunsi izatangiye gusohoka niho bazaza bazirebera, cyangwa bandikemo Maître Nzovu izazihita zifunguka bazirebe. Ubwo na indi filime nakiye ni filime bita Mabuja Bwenge Nzovu, ari filime imaze iminsi nyina ndi kumwe na kakana Bwenge twarakinanye muri iyo filime, dukinana igihe kinini. Nkina no mu yindi filime bita Indamu, ariwe inyura ku Cyogajuru TV, boss wanjye isheni waho isugura Maître Nzovu. Ni nyinshi cyane filime nakiyemo, ndimo no gukina muri filime ya Rosine, ngewe iyo unyiyambaje tukavugana amafaranga ugomba kumpemba ndagukinira. None wajya no mu itangazamakuru, ndimo kugaragara mu itangazamakuru cyane, bajye kundeba kwa Manibo hehe, mu itangazamakuru cyane, bare ko kwa Manibo views zirimo kwinjira cyane. Muri makeya kuva iyo myaka yose umaze ukina amafilime nyarwanda, wabaye umusitari, wakinnye filime nyinshi nanjye ntazi umubare wazo. Muri izo filime ni iyihe filime ujya uryama ukumva kuko wakoze neza, wayikinnyemo neza, waduha detaye yayo n'uburyo wakitingagamo? Iyo filime yaba ari iyihe uryama ku buryo niyo ubyutse cyangwa se urimo urarota ukavuga ati iyi filime nayikinnye neza? Iyo filime ni iyihe? Okay, ndagusubiza. Si ukuvuga ngo abakinnyi burya twebwe tuba dufite ubuhanga, ariko cyane cyane buriya ngiye mpora mbivuga ku kantu, umuntu ugira ubuhanga ni umuntu ukuyobora uri uruhande rwa kamera. Arakubwira iti kora ibi n'ibi, yabikubwiye nimba ari gukina ubabaye akabikubwira ukababara koko, ukagaragaza ko wabaye ufite umujinya, nimba ari guhekenya amenyo ukahekenya, nimba ari ukurira ukarira, nimba ari guseka ugaseka. Wa muntu ngiye mwita nk'umwarimu cyangwa mwita nk'umutoza ku ikipe, cyane cyane nk'abatoza batoza amakipe akina umupira w'amaguru.
ubwo warumbaje ngo filime burya ngewe filime nakinye hari nk'ira nahereyeho bita haranira kubaho. Iriya filime nakinagamo ndi umupasiteri, nakinagamo nambaye ikote n'itise, ababibonaga biriya bintu byabashimishaga sibyo, kuko ngiye ndibuka hari nk'akantu nakoze nkina na Nyagahene yaraje kwa Nyirakimonyo, noneho Nyagahene aza anuka ngo ndutwa n'imbwa. Rero ibaze nk'umuntu w'umugabo wabaga kwa Nyirakimonyo umupasiteri, ibaze nka Nyagahene agutsitse ngo urutwa n'imbwa. Nyagahene naramwirukankanye agira ubwoba, tuzenguruka inzu turazenguruka, ariko kuko yari umugabo muremure afite intambwe ndende aransiga, mbonye yansize ngaruka inyuma ariko ntiyamenye ibyo ari byo, njya kumutangira ahantu ari kunyura ku nguni, twarakubitanye gutya amubise nese ngo gutya ngaramye duhita tumena ibirayi bya Nyinambogo. Ako kantu karanshimishije. Iyo ukibutse uryamye uravuga ati hano naratwitse. Karanshimishije cyane. Harimo n'utundi twishi cyane, n'akandi kantu nakinye muri filime bita Zirazishya. Narakundanye n'umukobwa bita Nyirantama, yari umukobwa mwiza cyane. Navuga kuko iwabo bari baranyanze badashaka ko, kuko ndibuka yagiye kunyerekana iwabo nicaye ku ntebe amaguru ntiyakora hasi, amera nka gutya, ameze gutya maboko arandira tebega umukwe we nguriya ni kabutindi. Ubwo banyarume bari bicaye muri salo batangira kunyanga, najya muri toilette kubita bagera ubwo banshyiramo umufuka abantu muri Nyabarongo. Ubwo ibyo byose ni ibintu byagiye harimo ibinsetsa n'ibyambabaje, ariko none indi filime nakunze ni Maître Nzovu. Kuba Maître Nzovu yarimo agashya, ubona kandi agashya ngiye bagakoreragaho, harimo ibintu byo kwizamukira nkajya mu ijuru, ubwo hakabamo mbese iyo filime ni nk'onari The Band, narakubitwaga napfa nkongera nkazuka, nkizamukira bakamiga nkamara nk'amezi 3 ndi hejuru, cyangwa mu ijuru rigafunguka inkuba zigakubita nkongera nkamanuka hasi, naba nzamutse ubutaka bugatigita amabuye akagera gute. Ibyo nabyo ni ibintu byanshimishije kandi n'ubu bikinshimisha. Abantu benshi bavuga yuko sinema nyarwanda itaratera imbere. Mwaye nk'umuntu w'umuprofessioneri ugereranyije ku gihe mwakinaga kera mukina amafilime, kuva sinema nyarwanda yatangira kugeza aho igeze kuri ubu ngubu, ubona ari iki cyakongerwamo muri sinema nyarwanda kugira ngo igere ku rwego rushimishije nk'uko ahandi biba bimeze? Okay, icyo kibazo mbaje ndakigusubiza. Urabona sinema nyarwanda kugira ngo itere imbere, no kugira ngo sinzi icyo nisabiye ababishinzwe nka Minisiteri ya Siporo n'Umuco, nibagerageze bafashe sinema nyarwanda nk'uko bagerageza gufasha abahanzi b'indirimbo, natwe bagerageze badufashe. Nimba ari nk'ugiye gukinisha filime nyarwanda, Minisiteri nayo igire ikimwongerera, none kugira n'igi kimwongerera wa mukina mukakinye nawe wa muntu amuha amafaranga agaragara. Usanga nk'umukinnyi nibura arahembwa nk'ibihumbi nk'ijana, nimba agiye gukina bamuhaye role yayishoboye bamuhembe bya bihumbi 100. Ko niba muhembe bya bihumbi 100 azabasha kuba mu nzu nziza, yenda azakodesha inzu nk'iya 50, yishyura inzu imeze neza, irimo ayo makaro, irimo ako karange, agiye no gutunga n'abana, cyangwa umwana we najya nko muri segonderi abashe kumwishyurira. Ariko icyo gihe igihe bitaraba ari umuntu wikora ku mafaranga yiwe, niyo mpamvu natwe tuzahembwa make. Ariko nanone ndashima nanone igihe cy'ubungubu kubera ko abanyarwanda bamenye ikintu bita amacana. Nimba ukinye neza cana iraguhemba, iyo iguhembye rero nabo bakigira utwubagenera. Okay, birumvikana. Urebye abakinnyi bariho kuri ubu ngubu, ubona imikinire yabo ari imikinire ishobora kuzatuma igihugu cyacu kigera ku rwego rwo hejuru muri sinema nyarwanda? Okay, ahubwo icyo mbisabiye cyane cyane nk'abantu bayobora filime, nibagerageze bajye bandika
inkuru story ifite aho iganisha. Cyane cyane nongeye nsubemo hari abantu bakina filime cyane cyane sibyo ko bamwe bagiye bazagarika kuko ugasanga akinye filime ya gisirikare aho kugira ngo avuge enda ni ya gisirikare ko agire ugasanga akinye umuntu w'umusirikare ni umujura, umusirikare yagiye ku ndaya, umusirikare araryamye. Yakwanditse inkuru avuga ati umusirikare aratabaye agiye Darifuru, umuntu ararohamye, tuvuge ubona igisirikare gifite ingabo zo mu mazi. Enda avuga iti nzovu nikubise mu Kivu aje ntabara amvanye muri amazi mvuyemo ndi muzima. Iyo filime yakundwa sibyo ukabandika filime bajye bongeramo utwo tuntu tw'ubwenge dufite inyigisho zigisha abantu. Muri kano kanya Maître Nzovu hari akantu ushobora kuba wiyiziho nk'ingeso yawe udashobora kureka, ako kantu ni nk'akahe? Ingeso wiyiziho udashobora kureka? Ingeso niyiziho kereka nsengewe niyo kunywa agacupa. Muri kano kanya urabona uri hano kuri Bandu Life TV, ugenda ujya no ku macano agiye atandukanye, ubundi ni yihe karite ya Maître Nzovu? Ese Maître Nzovu ni akahe kantu keza yiyiziho cyangwa se akanabona akabona karamushimishije kurusha ibindi byose? Ni akahe kantu keza wiyiziho? Okay, muri Maître Nzovu kuko ari ngiye filime yubakiyeho, mvuga ko utwo nkine twose tuba turyoshye sibyo, tuba turyoshye kuko ndi wa muntu nabajije mu mikinire muri rusange akantu keza wiyiziho gatuma ukundwa n'abantu, gatuma niyiziho ni kariya ko kwizamukira, kuko hari akantu bagutegeka iyo ugakoze kagakundwa nako gatuma uhita uzamuka. Ubwo rero nimba ukuyobora imbere ya kamera akubwira iti aka kantu gakore, ntabwo ari kuvuga ngo enda abona umuntu agiye hejuru sibyo nawe mukinyi hari akantu ukora sibyo, cyangwa kwanga ijuru rirafungutse ututse hara hejuru, nawe hari akantu ubanza gukora aho uhagaze urimo kugakina. Utwo tuntu iyo udukoze ukadukora neza nibyo bita bigira bite bigaragara nizamukira cyangwa nimanukira. Mbere yuko dusoza kino kiganiro, kuba ugaragara ku ma YouTube hari abantu benshi batahagaragara, ubyumva gute se umuntu nkawe kuba ubasha kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ukaba ufite n'abafana benshi batandukanye? Mbonereho gushimira Imana yandemye sibyo, impamvu nyishimiye ngende umuntu mugufi sibyo. Nawe urabyemera? Ndabyemera nabwo mbishimira Imana kugira ubu Imana ikibaye n'ikimana sibyo, rekana nayikomeye n'amashyi kuko ngiye hari abantu tujya duhura barebare bakambwita ise Nzovu waturangiye muri filime tukajya gukina. Ntabwo ngewe ndi umukinyi, ndi umukozi, hari ba producer harimo ababishinzwe, cyo nkagerageza nkabaha inomero nimba bamuhamagara simbizi sibyo. Ubu rero hari abantu barebare baba barashatse kuboneka ku rubuga bakabibura, ariko ngewe nduriho ndagaragara, niyo mpamvu ushimira Imana sibyo. Uragaragara kandi uri mugufi, harimo ababibuze sibyo. Niyo mpamvu rero nshimira Imana, burya Imana ikurema izi kizagutunga sibyo. Hariho umuntu Imana iha gutwara imodokari akaba umushoferi, abandi bakwiga bakaba abaganga, abandi bakaba abarimu. Njye sinigeze niga, iyo ntajya gukina filime Imana yanteganyije gukina filime kugira ngo mbone amafaranga mbe natunga abo nabyaye. Urabona ndi mugufiya, muse natwara imodokari akaguru kagakora kuri ambuyage, nukugenda muri vitesse imwe kuko ubwo umuntu hagukira muri rimwe ariko se gushyiramo kabiri byangora, ntabwo akaguru kanjye gakandagira kuri ambuyage neza cyane. Tutarasoza n'ubuhe butumwa wagenera abakunzi bawe mbere yuko dusoza kino kiganiro tukazongera kugutumira ubutaha? Murakoze, mboneho kubwira abarimo kunkurikira imbere y'iyi kamera, cyane cyane abari i Burundi, abari muri East Africa, abari hehe i Bugande, Tanzania, hehe ngiye Maître Nzovu barandeba, haba bari muri Amerika, cyane cyane abanyarwanda bari muri Amerika, bari muri Australia, ndi mu maso ya kamera barimo kundeba. Imana ijya ibafasha igihe cyose aho bari, abari i Burayi tuzaduha tubasengera
nk'uko natwe mubona icyo tubasabye ni inkunga, sibyo, no gukanda inzogera mugatera inkunga iki kiganiro, iyi kamera, subscribe kuri Bando Life TV, Bando Life TV, mukakomeza mukayishyigikira. Nicaye imbere y'iyi kamera, sibyo, nicyo mbisabiye. Kandi abandi nanone bashaka kunyera ubufasha bwanjye, cyane cyane abo bari Burayi, bari ku mugabane Burayi, ni agasaraba 250 7 8 8 25 33 ubufasha mbasabye ntabwo ari ukuvuga ngo ni amafaranga n'iki. Icyo mbasabye ni amashusho, ni kamera, n'ibiki. Muramutse munteye inkunga koko nanjye iyo cano nayifungura, sinkomeze gukina mu bandi bantu bandya usanga bampaye 20,000 ntibitunze abana banjye. Mfite abana murabizi, bagiye no ku ma YouTube, sibyo. Kandi shimire nabigeze kubafasha, Imana igihora ibarinda, kuko hari umumama bita Alice wa muri Amerika, hari akantu yohereje umugore wanjye ngo agurire abana umuceri, muhe peace. N'abandi mukomeze mu ntera inkunga. Ni umukunzi wanyu Maître Nzovu, peace. Reka tubashimire cyane mwarimu ukurikiye Bando Life TV. Muri kano kanya twari kumwe n'umunyabigwi Maître Nzovu wamenyekanye mu mafilime nyarwanda agiye atandukanye. Reka tumushimire kuba yitabiriye ubutumire bwacu. Reka tuzasubire mu biganiro bigiye bitandukanye. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri Bando Life TV kugira ngo ujye uba mu bambere bakurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho, haba muri sinema nyarwanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nari Mr Bando, ciao ciao, naho ubutaha. Ibarinde kandi n'ubutaha ubutumire bwanyu nza bwitabira. Peace.